Ye kubasuhuza nizere ko meze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka yitwa Hyundai Passat. Ni imodoka ifite option nyinshi cyane kuri buri kimwe. Ni imodoka ya Korea, ni Hyundai. Iyi modoka ifite option menshi. Imbere isa gutya, ndashaka kwereka uko inyuma, none tukaganira kuri option z'imbere zose. Iyi modoka ifite itara risa gutya, inyuma hayo naha. Ni imodoka nziza. Ndashaka ko tuganira n'umuntu hano akadufasha gusobanura buri option yere yose, kadutambuke. Muraho neza, nitwa Umwizerwa Dani. Ndagira ngo mbereke Prestige ya 2018 ni igisekuru cya nyuma cya Hyundai. Twamaze kubereka inyuma, ndabereka option zirimo imbere. Reka dutangirire aha ngaha. Iyi modoka ifite icyo bita memory seat. Memory seat ni iy'abantu babiri, ushobora kuba ari umugore n'umugabo. Wenda iyo batwaye baticara ahantu hamwe, ndaza gukanda kuri seat rimwe, murabona ko imodoka yagenda ahantu k'umuntu asanzwe yicara, iri fixa, ushobora gukanda seat kabiri, ikabasubira mu mwanya wayo. Turebye aha ngaha ifite sensor y'imodoka ziri iruhande, nimba urutwaye usubika n'izindi modoka nyinshi ziyigira. Iyo ukanzeho ni color ya yellow, bikaza no kuri side mirror. Bivuze ngo imodoka unyuze iruhande yose, imodoka irimo gusensinga, ukaba byagufasha mu gihe utwaye, ukaba utahura cyangwa utagongana n'indi modoka. Ikindi cyo kubabwira, imodoka icyo bita voice talk. Winjiyemo urajya mu buryo urimo kuvuga aho ruturuka. Ndumva murimo kumirwa ryirangura arimo kuzamo, bituruka kuri voice talk. Ushobora kuvuga nimba wenda ntwaye, ushobora kuvuga address zanjye zigahita zijya muri navigation byihuse. Ikindi nabongeraho, imodoka ifite AC nubwo n'izindi zifite, ariko ikaba yatwarwa muri comfort. Ishobora gutwarwa muri comfort terrain. Ndabereka imodoka ishobora gutwarwa mu gihe cy'urubura, n'igihe hanyerera, nkandanga nkajya kuri snow, akubwo ni mu gihugu kirimo urubura. Iwacu mu Rwanda kwashyira muri mud, ushira aha ngaha mu gihe hari ubunyerere ubwo wenda bw'ibyondo, ukaba bajya ahantu hari umucanga mwinshi. Yishizemo aha ngaha ngo iyi modoka ibita iri activating, ikaba yagera nk'irimo kugendera mu mucanga, ikabasha kuzamuka hejuru gakeya. Ushobora kugera kuri smart, batwarira muri smart mode, bayiteruye no muri iri kuri navigation. Iyi modoka ishobora kujya muri sport mode. Ndabereka. Imodoka ishobora gushyira muri smart mode, nubwo ari automatique, ishobora guhinduka manuel igihe washyize muri sport mode. Mu gihe utwaye ubasha gukurura aha ngaha gusa, urazikuzibona za plus na minus. Ishobora guhinduka manuel mu buryo buri automatique. Ivuye kuri automatique ikahindura manuel utwaye. Hanyuma kuri parking, naha ngaha kujya ni guparika naha ngaha, gusubira inyuma naha ngaha, ishobora kuba muri netre no kujya imbere naha ngaha. Iyi modoka ifite icyo bita cruise control. Cruise control aha ngaha, mu gihe ntwaye mu muhanda urambuye wenda ari ibirometero byinshi giye gutwara, ushobora gufata umuriro, ngafata na 80 ngakanda kuri cruise control, niyo narekura umuriro, imodoka ikomeza wambaye. Kuri option zindi muraza gusangamo sunroof. Sunroof ifite imbere n'inyuma. Mu gihe washyushye ushobora gukoresha sunroof. Ifite amatara yo mu modoka imbere. Hanyuma ikagira n'icyo bita ni black box. Ifite aha ngaha mu gihe waba wayiparitse, imodoka itangiye kwifatira kamera, niyo yahura n'ikibazo ukeneka na simukadi wenda irimo, akiri imodoka yagize ikibazo kagongo ihagaze, yaba rekodise ibintu byose. So ndubari nababwira mu muri tukajya n'inyuma nkabereka inyuma. Imodoka ya 2014 ifite power trunk. Power trunk yo hanzeho iri manura, iri zamura reka nkuriremo izi tapi. Hanyuma seat z'inyuma nuko nabwo ifite imyanya 7, ariko seat zayo zikaba nazo zile automatic. Ukanda ngaho ushobora kuzifixa ukoresheje aya mabuto. Zaryamye n'irambi izimbere aho ko zaryama. Yego. Ifite ampere aha ngaha, ikibiriti nawe ushobora kuba wakoresha. Ikagira na zino seat urimo kubona aha ngaha imbere, nazo zero auto. Ikagira aho bacagingira hari imbere, mu gihe wenda bicemo hagati bashobora kuba bashaka gutwara cyangwa no gucaginga. So twareba kuri ibyo ngibyo, hanyuma ikindi nababwira, twareba kuri AdBlue yayo. Iyi modoka ikoresha diesel, nicyo bita AdBlue. Ushobora kuba byayifasha kuba yakonsuminga ibintu bikeya kuruta uko wafata diesel iri pure.
Okay. so ndumva icyo nababwiraho hanyuma kuri imperezo zayo ni ukubibona ni igisekuru cya nyuma cya Hyundai gifite ipine ushobora kuba wasanga ryagenda ibirometero byinshi niyo ryaba ryagize ikibazo cyo gupfuma sawa murakoze cyane David barakomeza babwira Dani urakoze cyane mu bintu by'ingenzi ushaka tuvuganamo gato Dani ese iyi modoka kugira ngo ivane kure umukiriya ashaka kuyigura hano n'igihe yagutuma ashaka kuyivana kure igiciro kirangana bitandukanye gute watubwiye akwereka agenzizana muri kontineri yego nta kigomba guhinduka zizazanditse ku muntu umwe kandi ndebera kuri igiciro cya container nka shipping nkoresheje mask akenshi nkoresheje niyo yihuta nabonye yihuta nkoresha mask cyangwa one yego ariko imodoka igeze aha ngaha ahanini biba ntago hari ushaka kuyizana wenyine niwe bishobora kuba byahenda wizanye we yonyine aragukoresha ubwato bwa roro akayizana ari yonyine niwe yagenda ariko yije muri container ibiciro biba biri hasi nk'ingi urugero iri kuri 42 ariko harimo n'ibiganiro twabiganiraho nta kibazo twakorohereza ibira 18 twakorohereza ariko iyo uyitumye ushaka iza ari yonyine ushobora kuzamukaho hejuru kuri ibyo biciro bitewe n'uko na transport yayo ihenda ku bantu badasobanukiye roro na kontineri ahantu bitandukaniye iyo utumije imodoka roro ni ahantu ushobora guparika imodoka mu bwato yinjiramo direct idahuye na kontineri mu gihe iyo ushaka transport ihenduka gato imodoka bayipakira muri kontineri ijyamo imodoka enye zimeze neza kontineri zigira ubwoko bubiri habo 20 feet na 40 feet 40 feet niyo kontineri nini ibaho ijyamo imodoka enye ziparitse neza niho yarabitangije kugira ngo mumenye ese roro ni iki muri make ndumva ari ibyo ngibyo Dani baduha contact yawe umuntu wajya gukenera akajya kuvugisha ari umuntu ushobora gukenera udayakoreye cyane abantu bakura imodoka za electrique umuntu ukiri imodoka y'amashanyarazi ese yakubona gute wabaha nimero yawe kugira ngo bajye bakuvugisha contact yanjye rero ntabwo ndakoresha nimero yo mu Rwanda ndacyarimo koresha muri Korea kuri WhatsApp ni guteranya 8 2 10 10 39 80 85 20 yo mu Rwanda nayo bayibabwira nta kibazo bakunyuraho nimero yanjye yo mu Rwanda 07855422 murakoze cyane ndazikomeza mbaha ama videos ndabasaba comment mu nyandikire mu mbaze duhane ibitekerezo biziko muri mwe hari nabandusha by'imodoka twese tuganire ndabasaba subscribe channel yanjye shaka izamuka kandi mu mena rights murakoze cyane.